buri munsi ku isi yose abantu barenga miliyoni banywa ikinyobwa kiba kibegereye ahantu aho ariho hose, ikinyobwa cya Coca-Cola. Wowe uzi ko iki kinyobwa ari ikimenyetso cy'ibyishimo, uzi ko iki kinyobwa ari ikimenyetso gihuza iminsi mikuru gusa, uzi ko iki kinyobwa ari ikimenyetso gihuza inshuti kigahuza imiryango, ndetse ukaba uzi ko ari ikimenyetso gitanga ibihe byiza. Ariko hari ikibazo gikomeye. Iyo ufunguye icupa rimwe rya Coca-Cola, niki kiba kigiye kuba mu mubiri wawe? Ese iki ni ikinyobwa gisanzwe cyangwa hari ibyishimo twe tutajya dutekerezaho byihishe muri iki kinyobwa? Mu myaka irenga 100 ishize, Coca-Cola yatangiye nk'ikinyobwa gisanzwe cyari gikozwe n'umuntu wakoraga muri farumasi bitaga John Stiff. Hari mu mwaka w'1886 mu mujyi wa Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe nta muntu watekerezaga ko icyo kinyobwa cyari kuzahinduka kimwe mu binyobwa bicuruzwa cyane ku isi uyu munsi, ndetse nta muntu wari uzi yuko icyo kinyobwa cyari kuzahinduka kimwe mu binyobwa bishobora kuzakurimburira umubiri muri iyi minsi. Imyaka yakurikiyeho iki kinyobwa cya Coca-Cola ntabwo cyakuze kubera uburyohe bwacyo gusa, ahubwo iyi Coca-Cola yaragiye yubaka brand ikomeye cyane ku isi, iba muri imwe muri brand zagiye zibaho zikomeye cyane ku isi yose z'ibinyobwa. Kubera amatangazo yayo cyangwa se publicité yayo, advertisement ubwo niyo ndi kuvuga yayo, ntabwo yagurishaga ikinyobwa gusa, ahubwo yagurishaga n'amarangamutima y'abantu. Iyi publicité y'i Coca-Cola yatangaga ibyishimo, ikaguha ubushuti, ikaguha urukundo ndetse n'ubusabane bwaguhuzaga n'iki kinyobwa. Niyo mpamvu Coca-Cola yabaye ikintu kimwe mu binyobwa byatrendinze ku isi yose kugeza n'uyu munsi. Yabaye igice cy'umuco w'abantu benshi, gusa abantu benshi bayitiranyaho, bayishidikanyaho, ntago bayizi neza. Imyaka yagendaga ishira, abahanga batangiye kwibaza ibibazo. Abahanga batangiye kwibaza bati, ese uburyo abantu bakunda cyane muri iyi Coca-Cola bushobora kugira ikiguzi ku buzima? Nibyo ngibyo abahanga batangiye kwibaza. Ubundi muri make, Coca-Cola isanzwe irimo isukari nyinshi pe, kandi kunywa isukari nyinshi tubizi yuko bitera ingaruka ku mubiri nk'ibibazo bya diabete, umubyibuho ukabije n'ibindi byinshi. Gusa ikibazo si icupa rimwe gusa, ahubwo ikibazo gikomeye cyane ko byahindutse akamenyero. Buri munsi bakamenyera abantu benshi, aho ugeze hose umuntu wese ngo mpa Coca-Cola, ngo sinangwa iyi Fanta atari Coca-Cola, bitewe na ya myizerere y'abantu ngo Coca-Cola ngo nicyo kinyobwa cy'abagabo, ngo njye sinangwa kiriya, ngo njye ngomba kunywa Coca-Cola. Nicyo kibazo byaje kurangira gikwirakwiye mu bantu ahantu ariho hose. Ariko se muri make niki kiba mu mubiri wawe mu minota mike nyuma yo kunywa Coca-Cola? Ni gute isukari nyinshi, ni gute caffeine igize iyi Coca-Cola, ese ni gute ibindi bintu byinshi bigize iyi Coca-Cola bigira uruhare runini kandi rubi mu buzima bwawe? Ese koko abantu bose bakwiye kuyitinya? Nibyo tugiye kurambura hano kuri Rush Up Media. Ugomba kubanza kureba neza niba warakoze subscribe. Ubundi ku isura Coca-Cola ni ikinyobwa gisanzwe, ariko imbere muri yo mu icupa harimo uruvange rw'amakemiko menshi atandukanye ashobora kugira ingaruka ku mubiri wawe, ashobora kugira uruhare ku mubiri wawe rutari rwiza. Gusa ikibazo ntabwo ari ukumenya ibyo unywa gusa, ahubwo ikintu ugomba kumenya ni ukumenya icyo ibyo bintu bikora iyo bimaze kugera mu mubiri wawe. Kimwe mu bintu bikomeye bigize Coca-Cola ni ikintu kidasanzwe, ni isukari nyinshi idasanzwe. Ubundi isukari ni isoko y'imbaraga z'umubiri, ni isoko y'imihumekere yo mu mubiri. Iyo uyiriye umubiri yihinduramo glucose. Iyo glucose ikoreshwa n'ingingo zitandukanye, cyane cyane ubwonko n'imikaya, ari byo respiration cyangwa se glucose ziba ziri kwibreakinga down. Ariko iyo umuntu abonye isukari nyinshi mu mubiri kurusha iyo umubiri wari ukeneye, iyo glucose idakoreshwa cyangwa se iyo sukari nyinshi idakoreshwa ishobora kubikwa nk'ibinure bikabikwa mu mubiri. Niyo mpamvu kunywa kenshi ibi binyobwa birimo isukari nyinshi bishobora kugira uruhare rwo gutera umubyibuho ukabije mu buzima bwawe, ndetse bikaba byakongera no kwandura indwara nyinshi harimo nka diabete. Bakubwira ko kandi Coca-Cola irimo caffeine. Caffeine ni iki? Caffeine ni ikintu gituma abantu benshi bamwe bumva bafite imbaraga, ni ikintu gituma nyine giha abantu vibe bakumva bafite imbaraga zo gukora, kandi caffeine ikaba ikintu gituma abantu batabasha gusinzira vuba. Ku bantu bamwe na bamwe, cyane cyane iyo bayinyoye nyinshi ndetse begereje amasaha yo kuryama, ishobora kugira uruhare runini bikaza gutuma ubura ibitotsi nijoro, ndetse bigatuma ugira impagarara mu mubiri wawe, kandi umutima wawe ukabasha gutera vuba vuba. Muri make heartbeat yawe igatangira kuba nyinshi cyane kurusha uko umutima byagendaga, kurusha uko umutima wateraga cyane. Muri make
iyo unyweye iyi kafeyine ikaba nyinshi mu mubiri wawe bishobora gutuma mu gihe kizaza kubera gukomeza kunywa Coca-Cola nyinshi bizatuma hari igihe kizagera ugatangira kubura ibitotsi mu buzima bwawe. Gusa ingaruka zayo ziterwa n'umuntu, ingaruka z'iyi Coca-Cola ziterwa n'umuntu uri kunywa iyi Coca-Cola, ingananywa ndetse n'uko umubiri we wakira ya kafeyine, nibyo bituma umubiri we wabashwa kugiraho n'ingaruka nyinshi cyane, umubiri we ugatangira kwatakwa n'ibyo byorezo n'izo ndwara zishobora kuzamurimbura mu gihe kiri imbere kandi kitari kirekire. Ndetse bakubwira ko kandi ikintu abahanga benshi bakunda kureba n'ubundi muri iyi Coca-Cola ni acide igize iyi Coca-Cola, ni acide biri mu binyobwa bidasembuye, cyane cyane iki kinyobwa cya Coca-Cola. Iyo umuntu ahora n'ibinyobwa birimo acide nyinshi nk'iyi Coca-Cola bishobora kugira uruhare runini cyane cyane mu kwangiza igice cyo hanze cy'amenyo, cyane cyane iyo utitaye ku isuku y'amenyo cyane, iyo utitaye ku isuku y'amenyo yawe, iyi acide ishobora kuza ikangiza amenyo yawe ku buryo nawe utatekerezaga iyo uhora uyinywa. Niyo mpamvu abaganga b'amenyo bakunze kugira inama abantu yo kutanywa iyi Coca-Cola inshuro nyinshi, cyane cyane ndetse kandi bakagomba iteka ryose guhora bita ku menyo yabo mu gihe baba bamaze kunywa iyi Coca-Cola. Ndetse bakomeza kutubwira ko kandi ikintu cy'ingenzi tugomba gusobanukirwa, kunywa Coca-Cola rimwe ntabwo bivuze yuko umubiri wita kugira ikibazo, ahubwo ikibazo gikomeye kiba iyo bihindutse akamenyero ka buri munsi, cyane cyane iyo umuntu atangiye kuyinywa kenshi kandi ntaba afite ubundi buziranenge mu mirire yiwe. How consistent you can consume this Coca-Cola, ukuntu utangira kunywa Coca-Cola cyane buri munsi, iyo consistency ugeraho kunywa iyi Coca-Cola nibyo bituma umubiri wawe utangira kugira ibibazo byinshi. Ubuzima ntabwo bugenwa n'ikintu kimwe gusa, ahubwo bugenwa n'imyitwarire yose umuntu akomeza kugira buri munsi, consistency. Ariko hari ikindi kibazo gikomeye kurusha ibiyigize, ni uburyo ikinyobwa kimwe cyabashije kwinjira mu buzima bwa miliyari z'abantu ku isi. Ese ni izihe nzira zamamaza zakoreshejwe kugira ngo Coca-Cola ibe igice cy'umuco kinini, ibe igice cy'umuco ahantu aho ari ho hose bamenye ijambo Coca-Cola, bamenye ikinyobwa Coca-Cola ku isi yose? Ese ni gute inganda z'ibinyobwa cyane cyane nk'iyi Coca-Cola ziba zishaka ko dukomeza kubigura kandi natwe amaherezo tukabigura kandi tuzi ko bishobora kutugiraho izi ngaruka? Rimwe na rimwe ikintu kigira imbaraga si uburyohe bwacyo gusa, ahubwo ni inkuru abantu bakomeza bavugaho, na attention abantu baba bafite kuri icyo kintu, nicyo gituma iyi attention niyo ituma icyo kintu kibasha kugira imbaraga. Coca-Cola ntabwo yubatse izina ryayo gusa binyuze mu gukora ikinyobwa, ahubwo iyi Coca-Cola yo yubatse isi y'amarangamutima. Mu myaka myinshi, ubwo ni mu myaka myinshi ishize, Coca-Cola yakoresheje uburyo bukomeye bwo kwamamaza bushingiye ku kintu kimwe cyane bushingiye ku kintu kimwe cyane gikomeye, ni uguhuza ikinyobwa n'ibihe byiza by'ubuzima. Cyane cyane muri publicité z'iki kinyobwa cya Coca-Cola, akenshi ntabwo ubona icupa gusa, ubona inshuti, ukabona imiryango, ukabona ibirori, ndetse ukabona n'umuziki, ugakomeza kubona n'ibyishimo. Ibi bituma ubwonko bw'umuntu butangira guhuza neza ikirango cy'amarangamutima, ibi bigatuma ubwonko bw'umuntu amarangamutima yabwo atangira gushaka iki kinyobwa cya Coca-Cola, ndetse muri make iyi attention itangira kugaragaza yuko iki kinyobwa kiba cyaje kikahita kiza mu mutwe wawe kikagutwara ubwenge bwawe. Gusa ngo kimwe mu bintu byatumye Coca-Cola ikomeza kubaka brand ikomeye cyane ku isi yose nuko yagiye ihinduka igico cy'imico ahantu henshi hatandukanye. Coca-Cola yabaye ku meza y'imiryango, iba ku meza yo mu birori bikomeye, iba ku meza yo mu birori by'imikino, ndetse ikomeza kuba ahantu henshi abantu bagiye kwishimira ntibayitererana, babasha kuba bari kumwe nayo. Ariko ko iyi brand yakomezaga gukura, ni nako impaka ku buzima zakomeje kwiyongera. Umwaka ushize ubushakashatsi bwakomeje kwibanda ku ngaruka z'ibinyobwa biri mu isukari nyinshi, harimo n'iyi Coca-Cola. Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko kunywa kenshi ibinyobwa biri mu isukari nyinshi bifitanye isano no kongera ibyago by'umubyibuho ukabije, indwara z'umutima ndetse n'imiyoboro y'amaraso, tukongeraho na diyabete ikomeye cyane, ari indwara mbi ku mubiri. Ariko nanone abahanga bakomeje kuvuga yuko ikibazo atari ukunywa ikinyobwa kimwe gusa, ahubwo ngo ikibazo how consistency you consume Coca-Cola, ukuntu ukomeza gufata Coca-Cola, ukuntu ukomeza gukonsuminga Coca-Cola inshuro nyinshi ukomeza kuyifata, nibyo bizatuma ngo ikibazo kikugeraho
kunywa icupa rimwe gusa ngo ntabwo byagutera ikibazo, ndetse ngo n'uburyo ukomeza kwitaho ku mubiri wawe, imirire, imyitozo ngororamubiri, ukomeza gukora siporo n'ibindi byinshi ku mubiri, nibyo bituma byabasha kugiraho ingaruka iyi fanta ya Coca-Cola. Nk'izindi sosiyete zikomeye ku isi, ni nako Coca-Cola nayo igamije gukomeza kugurisha ibicuruzwa byayo kugira ngo ikomeze yagure brandi yayo. Ibi bitera ikibazo kivuga kiti, ese iyo sosiyete ikomeje kugurisha ibintu byinshi kugira ngo ikure, kugira ngo ikomeze kwagura brandi yayo, ni gute ihuza intego z'ubucuruzi bwayo ikazihuza n'ubuzima bw'abantu? Ni ikibazo kigera ku nganda nyinshi z'ibiribwa cyane cyane, ndetse n'ibinyobwa n'imiti cyane cyane, nk'uko twabivuze mu kiganiro gishize. Ariko ikibazo nyacyo si uko Coca-Cola ari umwanzi gusa, cyangwa se si uko ari ikintu cyiza, ahubwo ikibazo ni ukumenya uko tuyikoresha. Ubumenyi nibwo butuma umuntu ahitamo neza. Kumenya ko ibiri muri icyo kinyobwa cyawe byose ubizi neza, uzi icyo bishobora gutwara umubiri wawe, ukamenya ingano ugomba kunywa, ndetse n'ingaruka zishobora kubaho igihe utabikoresheje neza, nibyo by'ingenzi kurusha gukurikira gusa ibyo ugenda ubona muri za publicité, ibyo ugenda ubona muri advertisement. Ibyo baba bari kukubwira ntabwo ari byo ugomba kugenderaho gusa. Nyuma y'imyaka irenga 100, Coca-Cola yakomeje kuba imwe mu bicuruzwa bikomeye ku isi, ariko ikibazo cyasigaye ni iki ngiki. Ese ni iki kiri muri Coca-Cola ubwayo? Ariko ikibazo gisigaye ni iki ngiki. Ese ikibazo kiri muri Coca-Cola ubwayo, cyangwa kiri mu buryo abantu bayihindiyemo akamenyero ka buri munsi? Noneho reka duhite tureba ngo ese ni icyo abaguzi bashobora gukora, ni gute abaguzi bashobora kugabanya ingaruka. Rebe n'ukuri kwihisha inyuma y'izindi verisiyo za Coca-Cola, nka Coca-Cola Zero n'izindi version za Coca-Cola zose. Nyuma y'imyaka irenga 102, mu rwego rwo kugabanya isukari, haje indi version nshyashya ya Coca-Cola bitaga Coca-Cola Zero. Iyi version yaje nta sukari ifite, iyi sukari isanzwe nta yari irimo, kuko byarangiye bakoresheje izindi chemicals zitanga uburyohe kugira ngo uburyohe buze kuboneka muri iyi Coca-Cola. Abantu bamwe ishobora kuba uburyo bwo kugabanya isukari ugereranyije na ya Coca-Cola isanzwe, ariko n'ubundi nk'ibindi byose kuyikoresha mu rugero nicyo kintu cya mbere, nicyo kintu ugomba kwitaho kurusha ibindi. Amateka ya Coca-Cola atwigisha ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Ikintu gishobora kuba gikunzwe cyane kigakwirakwira ku isi yose, ariko gukundwa ntibihita bivuga yuko kigomba gukoreshwa nta rugero rushyizweho. Ubucuruzi bukomeye bushingira ku kumenya ibyo abantu bakunda, kandi abaguzi natwe inshingano zacu ni ukumenya ibyo dushyira mu mubiri wacu. Coca-Cola ntabwo ari uburozi bwangiza umubiri w'umuntu kubera ko yinyweye inshuro imwe, ariko kandi si ikinyobwa cyo gufatwa nk'amazi ya buri munsi. Mu buzima ikibazo akenshi ntikiba ikintu dukora rimwe gusa. Mu buzima ikibazo akenshi ntikiba ikintu dukora inshuro imwe gusa, ahubwo kiba bya bintu duhora dusubiramo buri munsi, ya consistency, kwa kuntu ukomeza ubikora buri munsi inshuro nyinshi. Ibyo nibyo birangira biteye ikibazo. Iyo uteranyije ikintu uzajya uhora unywa mu buzima bwawe, ntabwo uba uhisemo uburyohe gusa, ahubwo uba uhisemo n'ubuzima ushaka kubaka mu gihe kizaza. Noneho ikibazo rero gikomeye, ikibazo gisigaye ni wowe. Ese Coca-Cola ni ikintu wishimira rimwe na rimwe, cyangwa ni ikintu wagize akamenyero mu buzima bwawe? Iyi yari Rush Media, twari turi kureba ibigize Coca-Cola, ububi bwayo n'ukuntu tugomba kuyikoresha mu mubiri wacu. Nanjye ikintu ngusabye, kora subscribe kandi uzutanga igitekerezo cyawe hano hasi muri comment. Ugikomeza urebe video zacu n'izindi zitazagucika. Mwibuke gukora subscribe, twongere duhurire muri video itaha.